Tambuka gikobwa haranira iryo kamba kwihesha agaciro mwana wanjye indangagaciro z'umuco nyarwanda zizakubera iteme rigutembesha hirya iyo mu mahanga nugerayo shenge uzaratire bose ibyiza by'u Rwanda dore warahavutse mwana wanjye kandi ntaheza nk'iwanyu urashaka ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda ukeneye ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda ubereye u Rwanda ubereye u Rwanda uwaniwe gushaka umwari w'u Rwanda. Guys, mbere yo gukomeza reka tubanze twamamaza umuterankunga mukuru w'ibiganiro byose tubagezaho nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni resitora igezweho hano mu mujyi wa Kigali igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse, igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose. Imvugo nziza igihagararo cyiza we nuwo ma ufite urukundo ufite n'urugwiro turashaka ufite umuco ufite ubwiza ufite urugwiro dukeneye ufite umuco ufite ubwiza ubereye u Rwanda ubereye u Rwanda ubereye u Rwanda ibyiza by'iwacu dufite ibyatsi dufite ibisabo dufite inyambo inka zirakamwa iwacu nyampinga arakamisha You the beauty, the brand, the culture, yes, is in your blood. We are proud, Rwanda is here for you, so be there for us, miss. The love, the faith, the unity, that should be your dignity. Remember your beauty is African, is Rwanda, stand for that. Your skin is African, your smile is Rwandan, your catwalk is amazing. Your brain is Rwandan. ufite ubwiza ufite ubumenyi ufite umuco